Depression. Everything about depression ni ukwiheba gusa, agahinda gakabije, kwisanga uri wenyine, udashaka kujya no mu bandi, kumva ko nta n'umwe ugukunda. Depression ishobora guterwa n'ibintu bigiye bitandukanye: family issue, inkuru z'urukundo mu buzima bwawe, n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi cyane. Gusa njyewe nisanze mu rukundo rudashobotse. Ubwo nibwo buzima nisanzemo. Nakunze urudashobotse. Iyo umbwira ko byari kugera iki gihe ukansiga, iyo umbwira ko urwobo mpunzi ari urw'igihe gito, ntarisanga muri iyi nyanja y'urukundo igiye gutuma ndohama. Every time iyo nibutse uko wandebaga mu maso ukamwenyura, ukampobera, nibaza icyo nakoze cyatumye ugenda. Se koko ndi mubi? Si nta gikundiro ngira? Si ntabwo nzi gukunda? Basi unyigisha uko ngukunda. Ibyo bibazo byose nibyo byambanye urusobe. Nibaza impamvu wansize, biremerera umutima wanjye kubyakira. I miss you so much. Mbwira basi aho nakosheje mpakosore. Gusa ureke gutuma mpora agahinda karanyishe. Icyumba nicyo cyabaye inshuti yanjye ya mbere. Umusego wanjye niwo uza agahinda ngira. Si koko nakunze urudashobotse. Ndumva naniwe cyane. Umubiri wose ndi kumva uri kundya. Umutima wanjye uraremerewe cyane.
My heart breaks every time I look myself. All I see is someone I didn't wish I could be. Anyways, n'ubundi nta n'umwe unyitayeho, nta n'umwe ushaka no kumbona. Ndi kugerageza kugenda niyitaho ngo nongere numve ko nabo umuntu mushyashya nkaba muzima. Gusa ntabwo bishoboka. Sinakongera kumera nk'uko nari meze mbere. Siko ko ibi nibyo nari nkwiriye mu rukundo. Biragoye cyane. Biri kungora cyane kwiyumvisha ubuzima utarimo, kubaho ubuzima utarimo. Ndumva byangoye, wambabariye ko ukambwira icyo twapfuye. Sinakoze iki? Habaye iki? Nakunze ko urudashoboka. Biragoye cyane kwiyumvisha ko utakiri mu buzima bwanjye. Many times nshaka kuguhamagara, gusa mbona ko byaba ari ukukubangamira. Kuri birambabaza cyane mu mutima. Ndagukumbuye cyane. Nkumbuye ko twari tumeze, nabonaga future yacu. Nkabona turi umuryango wishimye. Sepasi habaye iki? I'm tired. Ndumva nta kindi nakora, kuko umutima wanjye uri kumpatiriza kwiyambura ubuzima. Basi nkaruhuka. My heart hurts. Ndashaka kuruhuka. Sinzi igihe ibi bizafata. Gusa Imana yonyine niyo izi akababaro mfite mu mutima wanjye. Ubu amarira yabaye ibyo kurya bya nijoro no ku manywa. Ndumva ubuzima bundangiriye. Si koko nuko byagakwiye kuba bimeze. Si urukundo nuko rumera. Si koko nibaza ibintu byinshi, gusa nta gisobanuro na kimwe mbona. Nta gisubizo na kimwe mbona mu byo nibaza. Basi unyemerera ukananyitaba rimwe.
nkongera nkumva ijwi ryawe, nkumva uko umeze, tumva ndemerewe cyane. Nsigaye numva ameze nk'urwaye igihe cyose, gusa ndabizi ibyo ndwaye ni uko ngukumbuye. Umubiri wanjye wose ndumva wacitse intege, ndumva hageze ku iherezo ry'ubuzima bwanjye. Iyo hagize umbaza uko merewe, mba nifuza ko namubwira uko merewe muri njyewe. No one can understand the pain I feel. So mpitamo kuvuga I'm okay. When I wish ko hagira umpobera. Ndababara cyane no guhumeka bikagera aho binanira. Umubiri wanjye wose mba numva wacitse intege, nta kintu na kimwe kinshimisha. Ndumva ubuzima bundangiriye. Amezi 2 arashize ntazi uko umerewe, ndaguhamagara ntagufata telefone, ndakwandikira ntagusubiza. Njya nibaza niba ujya unkumbura nkuko ngiye ngukumbura bikanyobera. Si koko urankumbura?
niyo ngerageje kuguhamagara ngo tuvugane uhita umereza impamvu itandukanye niyo nkubwiye ugahita umbwira ko ugiye. Bibabaza umutima wanjye cyane. Ntabwo nari nzi ko umuntu wagushimishaga mu buzima busanzwe ari nawe waguhemukira akagenda ntiyongere no kureba inyuma ngo arebe ukuntu umerewe. Umuntu wagukeyaringaga kwitaho kurusha abandi bose akaba ari wo gusiga ahantu hakomeye cyane. I'm tired. Ndumva naniwe n'ibintu byose pe. Nta n'inshuti nabwira ibi bintu kuko ndumva biremereye umutima wanjye nanjye ubwanjye ndumva ntarabyakira. Si bizarangira ryari? Kubera icyo njyewe bibaho. Ubuzima bwanjye ndumva naburangiriza hano pe. Niba dukora kugira ngo twishime tukabaho kugira ngo twishime, njye nta byishimo nkigira, nta kintu kimwe kigishimisha umutima wanjye. Baho mu buzima bumwe, ntabwo umunsi uhinduka, ni umunsi umwe gusa. Agahinda, amarira, kugutekerezaho bidashira. Ubuzima bwanjye ndumva naburangiriza hano pe. Ubuzima bwanjye bwose nsigaye mbaho numva nta na kimwe gishimishije. Agahinda gakabije niko kari mu mutima wanjye. Kongera kwibona ibihe byashize uko nabaga nishimye nabyo bintera kumva ntazongera kugira ibyishimo mu mutima wanjye nk'ibyo nagiraga mbere. Kuko sinibuka uko kwishima bimera. Ibyanshimishaga mu bihe byashize nta na kimwe mbona, nta na kimwe.
buri gihe iyo nkwibutse bintera kubabara cyane kuko kwibuka ko utakiri mu buzima bwanjye nicyo kintu cya mbere kirengura umutima wanjye. Sinari nzi ko kakababaro kabaho, kubabara bingana gutya ntabwo nari nzi ko byambaho muri ubu buzima bwanjye. Iyo ndebye mesaje zanjye nawe nkasubira mu byo twandikiranaga, nkasubira mu mafoto twafashe turi kumwe, ibyo byose bituma numva noneho ntaye umutwe. Agahinda mporana mu mutima wanjye sinzi igihe kazarangirira. Ndifuza ko birangira, ndumva nshaka kuruhuka. I miss you so much. Nkumbuye ibihe byanjye nawe turi kumwe, nkumbuye buri kimwe cyanjye nawe. Kimbabaza kurushaho nuko wowe ntabwo ubyibuka. Kwahura urishimye, ntabwo nari nzi ko wakwishima tutari kumwe. Ubuzima bwanjye ndumva bwarangiye. Nubwo ubuzima tubamo bugoye, gusa uko umunsi ukeye ukiri muzima, menya ko hari ubundi buzima. Uko umucyo utumurikira niko Yesu amurikira umutima wacu, tukongera kugira ubuzima. Ufite Imana ufite byose. Ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya impundu zikavuga. Hari abo bwije mu nzira zabo, ariko mwihangane izuba rirarashe.